Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 5 guhera ku murongo wa 17. Abakuru b'itorero n'inama Pawulo agira Timoteyo. Abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe, kugira ngo witondere ibyo udaca urwumwe cyangwa ngo ugire ubwo uca urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha n'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe, kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turibaza ikibazo cya 6 kivuga ngo, mbese mu byo nsomye harimo ijambo rimburira? Byibaze nawe. Reka twumve icyo umusomyi wa Bibiliya yabivuzeho. Ntugafatanye ibyaha n'abandi, ahubwo wirinde kuba intungane. Ku murongo wa 22. Niba Timoteyo yarahamagariwe kuyobora no gusuzuma ubuzima bw'abandi, byari ngombwa ko yitondera cyane ibishobora kwangiza ubugingo bwe. Bityo mu byo akora byose ntabwo akwiriye kwiyanduza. Rimwe na rimwe abagize itorero rya none usanga baharanira inyungu zabo kurusha uko batekereza ku nyungu zo gukura ku itorero. Ijambo ry'Imana ridukangurira kutifatanya n'abanyengeso mbi. Zaburi ya 1 murongo wa 1 n'uwa 2. Iyo rero ushaka guhuza imico yawe n'iy'abanyamahanga, uba urimo kwifatanya nabo mu byaha. Ibyo bituma utaba intungane, bikorohereza ubuzima bwawe muri Gehinomu. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Ku murongo wa 24. Hari abantu bamwe dufata nk'aho ari abere, ndetse tukabona nk'intungane, nyamara imbere y'Imana afite urubanza rurerure. Igihe kirageze ngo buri wese yisuzume arebe neza ko agihagaze mu masezerano neza. Imbuzi. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Dusoresha indirimbo ya 34 mu gakiza. Imana ibane namwe kandi bahe umugisha, kandi mugire umunsi mwiza.